Muraho neza abakunzi ba Trumpet TV, twongeye kubasuhuza dukomeza kubifuriza amahoro y'Imana. Twongeye kongera kwishima kubana namwe mu gihe harashize igihe gisa nkaho kitari gitoya tutabasha kuvugana, ariko gusa ubu ngubu igihe kirageze kugira ngo tugaruke twongere dukomeze kubagezaho ibyiza byinshi dukomeje kubategurira. Ndagira ngo nsabe rero umuntu wakoze subscribe kuba namushimira, nkasaba n'utarakora subscribe kuba yakora share, agakora like ndetse akanakomeza agasangiza abandi natwe ibyo tubasangiza, ko twiyemeje kubagezaho ibintu bibafitiye inyungu kandi bibafitiye akamaro, bishobora no kuba byahindura ubuzima bwanyu mu guhinduka buba bwiza. Tudatinze rero kuri uyu munsi ikintu tugiye kuganiraho ni ikintu cyitwa koruganiza ubuzima bwacu, cyangwa se kugira gahunda cyangwa se gupanga gahunda mu buzima bwacu. Mbere na mbere icyo nahera ni uko akenshi na kenshi iyo abantu bumvishe ngo ikintu cyitwa ngo gupanga cyangwa se gushyira kuri gahunda, hari akantu kaza mu mitekerereze kajya kumera nk'ubunebwe. Akenshi umuntu ahita yumva agize nk'ubunebwe, ukibwira uti se ko n'ubundi mfite igihe, mfite umunsi wose, naba mpangira iki? Nyine ikiri ngombwa, icyo mbona kiri buze kuba ngombwa ndi bugikore cyangwa se sinyikore. Ariko iyo aba uzi ko uko kudapanga ari byo biri butume utabona ubwisanzure bwawe, cyangwa se utari buze kuba wabona umwanya wo gutunganya ibintu neza, ngo biri busange bigutesheje igihe kinini kandi noneho nta n'ikintu cy'ingenzi wakoze. Muri make rero kwiyoruganiza cyangwa se gupanga gahunda cyangwa se no gupanga ubuzima bwawe ni ikintu cy'ingenzi, nubwo abenshi cyangwa se hari abantu bamwe na bamwe batabyitaho. Nk'urugero, mu bihe turimo cyangwa se mu bihe twagezemo cyangwa mu bihe tukiri kuvamo by'ibihe by'iki cyorezo cya coronavirus, byahinduye ubuzima bw'abantu bose bagiye batandukanye, bwahinduye ndetse n'imibereho twari tumenyereye. Hari imibereho abantu twari tumenyereye yari yarashyizweho na sisiteme y'isi, cyangwa se isi yari yaratworuganirije kugira ngo tuyibemo. Nk'urugero, ku cyumweru abenshi twajyaga gusenga, hakaba hariho muri wikendi abenshi wenda akaba aribwo abantu badakora, bamwe na bamwe bakaba batembera, bakaba basohoka nk'ibyo byose. Rero iki cyorezo cyangwa se iyi ndwara yaje mu buzima bwacu ihindura byinshi, n'ibyo isi yari yaradupangiye nabyo biba ngombwa ko bihinduka. Hari abantu bisanze batakijya gusenga, hari abantu bisanze batakigira umwanya wo kurya nk'uko byari bisanzwe. Niba amafunguro yafatwaga saa sita ugashiduka uriye nka saa 10, niba kuryama byari saa 3 z'ijoro ugashiduka uryamye saa 8, kubera ko uburyo isi yari yaradupangiye bwavuyeho. Noneho natwe ubwacu tubura kontrole, cyangwa se tubura aho dufatira n'aho tureka. Usanga byabaye akavuyo, ntawe ukimenya isaha yo kuryama, ntawe ukimenya isaha yo kubyuka, igihe cyo kureba filime cyabaye umunsi wose, igihe cyo kuryama cyabaye undi munsi wose, mbese ubuzima burahagarara. Niyo mpamvu rero naje gutekereza dusanga ko ari ingenzi cyangwa se ari iby'igiciro kuba umuntu yakoruganiza ubuzima bwe, n'utuntu duto dutoya ukaba watworuganiza. Tugiye kureba rero zimwe cyangwa se bumwe mu buryo umuntu ashobora kwifashisha yoruganiza ubuzima bwe, yoruganiza umunsi we, yoruganiza isaha ndetse n'isegonda ushobora kwitegura kugira ngo ubuzima bwawe bugende neza, usange uri gukoramo iby'ingenzi by'akamaro kurusha uko wata igihe. Si byiza kuba wata igihe cyawe kuko igihe kirahenze. Byaba byiza rero tumenye uko tugitunganya kugira ngo dukore iby'ingenzi n'ibiri ngombwa, kandi tunabone n'umwanya wo kuruhuka. Murakoze. Dukomeje rero ku kintu twaheraho mu kugira ngo tworoganize ubuzima bwacu cyangwa se dutegure ubuzima bwacu, ikintu cya mbere nk'uko icyumweru kigira iminsi 7, tugiye kureba ko muri iyo minsi 7 umuntu wese ashobora kugerageza mu cyumweru kimwe akareba ko ubu buryo bw'ubuzima ushobora kubukoresha kandi akaba ari ibintu ushobora kugufasha kandi byakugirira n'akamaro. Ikintu cya mbere umuntu yareba ni ukumenya kugira isaha mu buzima bwawe ubyukiraho, ukanagira n'isaha uryamiraho. Icyo ni ikintu cya mbere cy'ingenzi, ko ahanini usanga umuntu atagira isaha abyukiraho. Nk'igihe waba ufite umunsi wawe nta kindi kintu uri bukore, ugasanga bigejeje nka saa 7 ukiri mu buriri ukiryamye, wenda wabyutse uhita ufata telefone, ugiye muri telefone, bigutwaye amasaha yose uri muri telefone, ugasanga ubyutse nka saa 7 cyangwa saa 10. Mu by'ukuri ibyo ngibyo ntibigutesha umwanya, cyangwa se ntibituma hari n'ibindi byinshi wari kubuze kuba wakora, ariko byatumye udakora kwa ko wumva ko nta kintu ufite cyo gukora se cyangwa kwa kutabipanze. Iyo ufite rero umunsi
isaha ubyukiraho. Nk'urugero ukavuga ati niba ndyamye saa 2 ibitotsi byanjye biba byashize, mba naruhutse bihagije, niyo saha yo kubyuka. Ukabyorganiza, ukabishyira muri gahunda, ukabyandika muri agenda yawe y'umunsi, ukavuga uti saa 2 byanga byakunda ngomba kubyuka, nkashyira telefone hasi nkakomerezaho. Ikindi kintu ni ukugira n'isaha yo kuryamiraho. Akenshi na kenshi ibi byose n'ibi tuvuga bijyanye n'igihe, igihe cyacu cyaragiye cyangwa se cyafashwe cyane na telefone kurusha ubuzima bwacu. Nicyo kintu rero tugomba kurwanya bwa mbere. Ukavuga ati ndyamye saa 2, mbyutse saa 2, telefone ndayigenera ikindi gihe cyacyo, ariko mu gihe mbyutse saa 2 hari ibindi ngomba gukora. Cyangwa se wenda mu gihe ngiye kuryama, niba ngiye kuryama isaha ngomba kuryamiraho ni urugero ni nka saa 4. Niba saa 4 zigeze, telefone niba ubwo chat yaba iryoshye gute, ariko isaha yanjye yo kuryama irageze, urakuraho connection, telefone ishyire ku ruhande, uruhuke. Ibyo ngibyo bizagufasha kuruhuka neza ndetse no kuruhura ubwonko bwawe, nugira igihe cyo kubyukiraho ndetse ukagira n'igihe cyo kuryamiraho kitarengwa, kiri fixe, kidashobora kugira ikindi kintu kigitwara kitari ikintu cy'ingenzi, siritu telefone idashobora kukwiba uwo mwanya wo kuruhuka. Iki ni ikintu cya mbere umuntu yakwifashisha cy'ingenzi mu kugira ngo agerageze gutunganya ubuzima bwe. Ikindi kintu rero gikurikiraho ni uburyo umuntu ashobora gupanga ibyo areba kuri telefone akurikije umunsi. Tuvuge nk'urugero ukavuga uti ku wa mbere ndibuze kureba ibijyanye n'amakuru, wenda ubwo ndareba kuri Twitter, ndareba amakuru ari gutrendinga ku isi. Noneho ku wa kabiri uvuga ati wenda ndareba ibijyanye n'imideli, nk'urugero ndebe style zigezweho, ndebe ibintu nk'ibyo. Noneho ku wa gatatu ukavuga ati wenda ndareba amakuru y'utuntu n'utundi ya entertainment biri kuvugwa mu muziki, muri filime, ibintu nk'ibyo. Noneho ku wa kane ukavuga ati wenda uno munsi ndibuze kureba ibintu wenda bijyanye n'ubuzima, menye ibintu byiza byo kurya, menye uburyo umuntu ashobora gukora siporo, igihe cyiza, ibintu bijyanye n'ubuzima biguha inyungu. Ni ukuvuga ngo igihe telefone yawe yifashe ukajya kureba ibyo ari byo byose, ibihise, ibigarutse, ibigiye byose biri gutrendinga, nabyo bigutwara cya gihe cyawe bikakiba, ugasanga umaze umwanya munini mu bintu hirya no hino, ariko wazajya no kwitekerezaho ugasanga nta n'ikintu kizima wigeze umenye, cyangwa se wumva ko wagiye ureba ibintu byinshi bigiye bitandukanye, kuko telefone cyangwa se internet igenda idupropose ibintu byinshi bigiye bitandukanye, ku buryo natwe ubwacu n'imitekerereze yacu n'ubwonko bwacu bushobora kuruha, ntumenye n'ikintu kizima waba wakuyemo, kubera ko byari byinshi wabuze na kimwe ufata ko byahindutse akavuyo. Ni ukuvuga ngo rero ugiye wiyorganiza ukavuga ati muri iki cyumweru hari gukoresha interinete nibyo, ariko ni njyewe uzayikontorora, ntabwo ariyo izankontorora. Ni ukuvuga ngo ku wa mbere njyewe nzareba ku bijyanye n'amakuru, ku wa kabiri nzareba ku bijyanye n'imideli, ku wa gatatu nzareba ku bijyanye na entertainment. Ukahaza ibyifuzo byawe cyangwa se ibyo ushaka kumenya, ariko ukabigenera umunsi, ku buryo byibuze ushobora no kuvuga ngo uyu munsi narebye iki, ubu noneho nakimenye, ntabwo nigeze mvangirwa. Icyo nacyo ni ikindi kiri mu byadufasha mu kuorganiza ubuzima bwacu. Ikindi kintu ni ukugira umunsi wo gufata telefone yawe, nibura umunsi rimwe mu cyumweru ukaba wafata telefone yawe ukayizimya, cyangwa se ugakoraho amakonegisiyo, ukaruhuka, ukiropoza, ukavuga ati nubwo nabaye imbata kuri telefone, nubwo nabaye imbata kuri interinete, byibuze nzajya mfata umunsi umwe mu cyumweru sinjye muri interinete, ndebe ibindi bintu nkora, wenda mfura imyenda, wenda nsura inshuti, wenda nsura abavandimwe, wenda nsome igitabo, wenda nandike, cyangwa se wenda ngira ibyo mpimba, cyangwa se nganire nanjye ubwanjye. Mu by'ukuri telefone ugasa nkaho uyishyize ku ruhande, byibuze umunsi umwe mu cyumweru ukabigerageza. Ibyo nabyo bizagufasha kugira ngo utunganye ubuzima bwawe bwo kugira ngo uyoborwe n'imbuga nkoranyambaga. Ikindi kintu cy'ingenzi mu buzima ni ukugirana randevu nawe ubwawe. Ni kenshi tujya tugirana amagahunda na bagenzi bacu, turi busurane tuganire, turi butemberera ahantu, ariko burya ni iby'ingenzi kandi mu buzima kugirana randevu cyangwa se kugirana gahunda nawe ubwawe. Ugatekereza ukavuga ati uyu munsi ni njye nanjye ngomba kugirana randevu nanjye ubwanjye, nkiganiriza, nkibaza, nkagerageza kwisubiza ibyo ntashoboye, nkagerageza kubibaza abo ntekereza ko babindusha. Ibyo ngibyo nabyo bizagufasha mu buzima bwawe, kuko
bizatuma witekerezaho uvuga ati se ibibazo mbanye neza n'abandi se ese ibyo nshaka kugeraho nabigezeho, ese nzabigeraho, ese hari uburyo bwo ko nabigeraho, ese ni nk'iki nshoboye, ese ni nk'iki namarira. Ni ibintu byinshi wakwibaza muri wowe. Ubundi ubwonko bwaremewe kuba buri creative, bugira creativity, ariko kubera ko buba buri occupé buri gihe n'ibintu byo hirya no hino, ntabwo tugiva umwanya wo kubukoresha ngo buduhe cyangwa se bukore akazi bwaremewe gukora. Ubwonko ni ubuhimbyi bwabereho guhimba, burimo ibintu byinshi by'ingenzi, ariko ntabwo tukibukoresha kubera ko buba buhugiye mu bindi. Ni byiza rero kugira igihe cyo kwihugiraho, ukagirana umunsi nabwo wenda rimwe mu cyumweru wo kugirana rendezvous nawe ubwawe, wo kumva icyo ushoboye, kwitekerezaho, gukoresha ubwonko bwawe, kugerageza guhimba udushya, kugerageza gushakishiriza ahantu hose ukabukoresha. Hari ubwo hari icyo wavumbura cyangwa se hari icyo wakwimenyaho nawe ubwawe utaruzi, wafashe umwanya ugasubiza amaso inyuma ndetse ukagerageza no kureba imbere ndetse ukareba n'ahazaza, hari ikintu kinini cyavamo. Ibyo nabyo ni kimwe mu bintu bishobora kudufasha gushyira ubuzima bwacu ku murongo. Ikindi kandi ni kugira nibura umunsi umwe mu cyumweru wigaho ikintu gishya cyangwa se akantu gashya, ukavuga ati uko biri kose ku wa gatandatu ni umunsi wo kwiga akantu gashya. Mu buzima bwanjye umunsi wo gatandatu nafite umwanya ni umunsi wo kwiga akantu gashya. Nk'urugero wenda sinzi gutwara igare, ku wa gatandatu wenda hari umugenzi wanjye urifite, nzajya ngenda mubwira ati nkabyibuze amasaha 2 nige gutwara igare, nige nuko banyonga byiza cyangwa nige no kuryicaraho. Ni ibintu byinshi byo kwiga kuri iyi si, kandi guhora umuntu ashaka kwiga cyangwa se guhora umuntu yiga nabyo ni byiza ko bituma ugira byinshi umenya. Ushobora no kwigira kuri internet, kuri gihe hari n'abantu bigira nk'ikintu kuri internet ataranakizi, ukumva arakubwira ati nsigaye nzi gukora keke kandi sinayenzi na ingredients zirimo, sinayenzi yove neyo bijya, ariko kubera ko nabyigiye kuri internet akaba yakora keke nziza cyane. Kuri ubu hari amahirwe menshi y'uburyo umuntu yakwigaho, ntabwo umuntu asigaye ajya kwiga gusa ko yicaye mu ishuri afite umwarimu imbere. Hari ibintu byinshi byorohejwe mu buzima, cyangwa se wenda ari nacyo cyiza za internet gishobora gutuma umuntu hari ibyo amenya atarinze gukenera mwarimu, nawe ubwe yakwigisha. Ni byiza rero mu buzima kugira iyo organisation, ukavuga ati byibura mfite umunsi wo kugira akantu gashya amenyaho. Nk'urugero ati no munsi ndaza kureba uburyo umuntu ashobora gukora salade imeze neza. Ku wa gatandatu wenda nk'urugero mu cyumweru, ku wa gatandatu mu munsi wanjye wo kwiga akantu gashya, nshobora kwiga uko bakora salade, nshobora kwiga uburyo nakora siporo zangirira akamaro, nshobora kwiga uburyo bakoresha smartphone mu buryo bumwe cyangwa ubundi, nshobora kwiga kuba nakamera, ese bakamera gute, ese abantu bakora indirimbo bimeze gute, ese nakwiga sound. Hari utuntu twinshi wagenda wiga kuri internet. Ushobora kwiga uko bakora mask kugira ngo uruhu rusa neza, ushobora kwiga uburyo basuka, ukagira akantu umenya, atari n'ibintu bifatika gusa no mu mitekerereze, ariko kuri uyu munsi ngiye kwiyenteresa amenye geography. Ni urugero ati se South Africa imibereho yabo imeze gute, se amateka ya South Africa ameze gute, ese politike yo muri Afrika imeze gute, se ni ikihe kintu cyatumye aba bantu bava hano bakagera hano. Ibintu nk'ibyo mbese ukagira akantu gashya wiga mu buzima bwawe, ukagira umunsi wo kumenya akantu gashya. Ibyo nabyo ni bimwe mu byagufasha kwiyoruganiza mu buzima bwawe. Ikindi nacyo ni ukugira umunsi mu cyumweru cyawe, kugira umunsi wo guha abantu b'ingenzi mu buzima bwawe, ni famiye, inshuti, kuba wabasura, kuba mwasangira. Kuko ahanini nabwo ujya gusanga ugasanga yaba ababyeyi, abana cyangwa se na famiye muri rusange, abantu baraburanye kubera izi telefone. Buri muntu wese aba ari bize muri telefone ye, ntawe uganira n'undi barebana mu maso, ntabwo abantu bakicara ngo baganire, basangire, batere igipara umwe atarangariye muri telefone. Ni ukugira ngo rero ibyo byose nabwo cyagufasha ubaye ufashe umunsi umwe mu cyumweru ukaganira n'inshuti zawe, ukaganira n'abavandimwe, ugasura abantu ntibagisurana. Baca umugani mu Kinyarwanda ngo ifuni ibagara ubushuti ni akarenge. Ifuni ibagara ubushuti ni akarenge. Ibyo ngibyo ni byari bivuze ko burya yaba ubushuti yaba ubuvandimwe, gusurana tukarebana mu maso ni ibintu by'ingenzi. Ntabwo bihagije wenda ko twavuganye kuri WhatsApp, ntabwo bihagije ko narebye stati yawe ngo wenda ngo ngira ngo menye uko umeze. Oya, birakwiye ko tujya gusurana tukarebana mu maso, tukicara, tugasangira, tukaganira, tugaseka. Ibyo nabyo ni ibintu byagiye bicika, ariko mu by'ukuri ni ibintu by'ingenzi. Abantu ntabwo bakibonerana umwanya, kandi ujya gusanga si umwanya wabuze, ariko telefone yarawutwaye wose.
yose. Birakwiriye rero ko mu cyumweru wajya ujya ufata umunsi umwe ugasura inshuti, ugasura abavandimwe, ukaganiriza abana, ukaganirira n'ababyeyi bawe, kugira ngo twiyoruganize kandi dutunganye ubuzima bwacu, kugira ngo kandi byose bitugirire akamaro, bitugirire n'inyungu. Ibyo byose rero kugira ngo ubitangire ushaka kwiha umwitozo, ushobora gushaka ka agenda cyangwa se agakaye wicaye witurije, ntabwo ari ibintu bigoye. Ukavuga uti mu minsi yanjye mfite y'icyumweru, yaba abafite akazi yaba abatagafite, buri wese afite uburyo ubuzima bwe buteye, akagerageza kubushyiramo gahunda akurikije ibyo twavuze haruguru, buri munsi agenda awugenera kimwe muri ibyo byo haruguru. Hanyuma ibyo bintu ni ibintu bishobora guhindura ubuzima bwawe kandi bukabuhindura neza. Murakoze rero, yari Ishimwe Vanessa hamwe na Warden the Great, mbasaba kugira ngo mukomeze mukore subscribe, mukore share, mukore like, kugira ngo ibyo turi kubategurira ni ibintu byiza, ni ibintu bibafitiye akamaro, ni ibintu bibafitiye inyungu mu buzima bwacu, nibyo twiyemeje, nibyo tubifuriza, kugira ngo ntihagire na kimwe kizagucika. Murakoze, Imana ibarinde.